inshuti bakunzi mukurikirana icano yacu turabasuguje mugira amahoro y'Imana n'umushumba Twarane Anastase umushumba w'itorero rya Ipaderi y'Inyakarame. Ndagushimiye kuko wadukurikiranye kandi udukurikirana, uwakoze subscribe n'utarayikora uyikore kandi uyusangiza abandi ubutumwa bwiza buca kuri icano yacu. Ndi kumwe na pastor yabibwira, nanje muri kumwe mubona kuri kamera cyangwa ku screen yanyu n'umushumba Pasiteri Siborurema Jean Claude, nyoboye itorero rya Assemblies of God Nyarubuye mu karere ka Kirehe. Imana duhanuje. Uyu munsi wa none tubafitiye ikigisho gikomeye cyane cy'ingenzi kigize urufatiro rw'ubutumwa bwiza, kuko gurikiranye amacano menshi, gurikiranye abavugabutumwa, gurikiranye ubutumwa mu nsengero ahantu henshi hatandukanye, ariko mu by'ukuri ririmo kumva tutari kumvamo ubutumwa. Kandi ubutumwa bundi ni iki? Ubutumwa abadukurikiranye turagira ngo tunge urutoki ubutumwa icyo ari cyo. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni ukuvuga Kristo, ni gusobanura Kristo, ni ukuvuga Kristo waje mu isi gukiza abari mu isi, gutuma abantu basobanukirwa Kristo waje mu isi. Ari nayo mpamvu Yesu yabajije ari ikibazo yabajije abantu muri Matayo 16 umurongo wa 10, ndavuga cyane 15, ngarabaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati Kristo umwana w'Imana uhoraho. Nukuvuga ngo iki ni ikibazo cyabajwe abantu bose, buri wese wavukiye mu isi abereyeho kugisubiza, nta n'umwe utazagisubiza, kandi kugisubiza nibyo byari ubugingo buhoraho. Nanavuga n'itorero ribereyeho gutuma abantu batahura igisubizo. Nubwo itorero atari ryo ribaha igisubizo, ko igisubizo Petero yagikuye ni nawe buri wese agomba kugikura. Turagira ngo rero mu by'ukuri dukurikije ubutumwa buriho bukiza abantu, buzana impinduka, ubutumwa bw'ukuri, nibaza ko ari ubutumwa bushingiye mu gutuma abantu basubiza iki kibazo kandi bakagisubiza nk'uko Petero yagishubije, basobanukirwa Kristo ari we. No kuvuga ngo rero itorero nicyo ribereyeho. Reka tubwire udukurikiranye, tubwire n'abavugabutumwa, tubwire n'abantu bakurikirana inyigisho, ubutumwa bwiza bw'ibinyejana, ubutumwa bwiza ariyo nkuru nziza ihatse isezerano rishya. Nibwo butumwa Petero yabwirije, nibwo Paulo yabwirije, nibwo buri mu nzandiko, nibwo butumwa tubona mu byahishuwe paka gusoza. Rero kino gihe usanga ubutumwa abantu bari gutanga bugushiyongera. Ubona biterwa n'iki? Reka nsubire ku gisubizo Petero Yesu yabonye muri Petero, yaramubwiye ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bigusobanuriye, ahubwo ni Mwuka Wera ugusobanuriye. Ikibura rero gituma bahusha intego yo gusobanura Kristo no gutanga ubutumwa, babura ihishurirwa, babura Mwuka Wera. Ihishurirwa uko Petero yakwihishurirwa kuri Mwuka Wera. Ndetse na Yohana yaravuze ngo sinari muzi, uretse yambye kubatiza muri Yorodani, we yambye ngo uzabona Umwuka ajeho uzamenye Karungu. Rero Yesu yaravuze ngo ntawubasha kuza wondi atarehejwe na Data. Ngo kandi wize ibyanditswe, yabwiye Abafarisayo ngo muhora murondora mu byanditswe ariko mutazi ko ibyo ari jye bihamya. Buri cyanditswe cyose gitunga urutoki nde Kristo. Kwiga neza ibyanditswe byera ni uko utahura Kristo. Ako kantu sinzi nawe mukumvise. Kwiga neza ibyanditswe byera, kwiga neza ijambo ry'Imana ni uko ugira ubusobanuro bwo Kristo ari. Utaramugeraho rero ubuhanga wawe washyizemo ubwo aribwo bwose, bwaba bwa gifarisayo, bwaba bwa filozofi, bwaba bwa teolojiya, utaratabura Kristo ninde. Ngira ngo nicyo Yesu yabwiye Nikodemu, ngo ukaba uri umwigisha w'Abayuda, ngo ukaba utazi ibyo. Umva icyo kintu, uri umwigisha amategeko, none ntuzi ibyo. Ni ukuvuga ngo ubundi urufunguzo rufatiro rwa mbere rw'ubutumwa ni Kristo, ni gutabura Kristo. Iyo utaramutahura rero cyangwa utari kumubwira abantu, ubundi utari kubwira abantu Kristo, sinzi uri kuvugana ubwo wari ubutumwa bwiza. Iyo utari kuvuga Kristo uba wivuga. Rero reka dusoze iki cyigisho tubwira abantu ngo
baba abavugabutumwa dukurikiranye mubwirize Kristo, abashumba tubwirize Kristo, twigishe Kristo. Kandi wamuvuga mu matopike atagira ingano ibihumbi n'ibihumbi, ubasha kuvuga Kristo, ukigisha gutera imbere, ukigisha kwihangana, ukigisha ubwenge, ukigisha ibintu byose wavuze Kristo, kuko Kristo ni byose kuri byose muri bose. Imbaraga zose umuntu yakenera, Efeso haravuga ngo imbaraga zose ngo zitagira akagero, ngo yazihaye twebwe. Rero icyo wakenera cyose, iterambere wakenera ryose, amafaranga wakenera yose, hari imbaraga zakugeza ku bwo butunzi. Murinde muri Kristo, muri Kristo Yesu. N'abaririmbyi rero muririmbe Kristo. No gusenga ni muri Kristo dusubiriza. Hose ni muri Kristo. Paul yaravuze ngo nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho kiretse urwashyizwe ariko Kristo. Turagushimiye Imana kubwira ijambo. Urakoze kuri umuntu wari udukurikiranye, wumvise urufatiro rw'ubutumwa bwiza. Nta rundi rufatiro rw'ubutumwa bwiza uretse Kristo. Dusengera abantu ngo bakumenye n'aka kanya Mwuka Wera abazeho bagutahure ubwa Kristo Umwami wacu. Amen.